Nongeye kubasuhuza bakunzi baruhuka Empire News, turabasuje kandi tubaha ikaze muri iki gitondo. Ni igitondo cyo ku itariki 22 z'ukwezi kwa karindwi umwaka ni 2025. Tubaha ikaze muri amakuru yacu aho tugiye kwenda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Mu by'ukuri rero mu bice bigiye bitandukanye muri Republika Demokarasi ya Kongo hamaze kuba hagotwa cyangwa se mu by'ukuri hamaze kuba hamanukwa n'urugamba rukomeye cyane hagati ya leta Kinshasa FARDC, coalition muri rusange igizwe n'abazarendo FARDC, FDNB ndetse n'abacancuro. Mu by'ukuri aho Lawrence Kanyuka yamaze gutangaza ko mu by'ukuri leta Kinshasa imaze kuba yakangiza amasezerano abiri bagiranye i Doha. Mu by'ukuri turaje tubigarukeho. Rero mu by'ukuri bikaba byamaze kuba bibi cyane mu rugamba. Rero ahangaha akaba ari amakuru maze kuba mfite, namenye yuko hari ibice bimaze byafashwe ku munsi w'ejo, hakaba n'ibindi bisigaje ngo urugamba rugahita rurangira. Ibi bice ngiye kukubwira, imisozi ya Mutumba, umusozi wa Mutumba ni umusozi uri muri Uvira ariko kandi hano muri hafi na za Kiriba, Mitumba, Kawizi ndetse na Gatobwe. Ibi bice nibifatwa urugamba ruraba rurangiye tayari, kuko umujyi wa Uvira byo nkeka ko batawurwaniramo iminsi ibiri. Iyi misozi ni imisozi ikikije Uvira igiye gutuma umujyi wa Uvira ufatwa. Turaje tubigaruke muri aya makuru yose nyine ku buryo burambuye. Hanyuma kandi mu by'ukuri turaje tugaruka kandi ku yandi magambo, ku yandi makuru akomeye cyane, ariko tubwira ko mu bice bya za Warungu urugamba rwamaze kuba urugamba. Mu by'ukuri hariyo kuvugira amasasu menshi cyane, hazindutse intambara ikomeye cyane hano muri Warungu. Hanyuma mu by'ukuri turagaruka gato cyane, tuve muri Warungu tugaruke inyuma ahangaha mu bice byafashwe ku munsi w'ejo, Kaziba ndetse na Gatogota, Kaziba ndetse na Runingo, ndetse bakaba bari kwerekera Sange ndetse na Kiriba. Bimwe mu bice bitafashwe turaje tubirebera hamwe muri rusange, turebe uburyo ingabo nyinshi z'u Burundi ziri guhungira Bujumbura ndetse izindi zikajoininga force, ariko bikaba bitari gutangazwa. Ndetse turabirebera hamwe uburyo wazarendo nazo zishobora kuba zatangiye kujoininga, kuko babona ko urugamba rusa n'urwabarangiranye, ariko nyine ni kwa kundi bakunda kuvuga ngo aho gupfa none na pesho. Aya ni amakuru maremare rero tugiye kugenda turebera hamwe muri rusange, kandi nzi ko uko byasa kose muza kubikunda. Ni amakuru arimo ama update n'ama breaking news. Turaza kuba turi kumwe kandi na Baraka muri aya makuru, ariko kandi nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye. Gusa ngiye kuri mikoro mbere ni Nelson aka machine gun mutangaza wa Joabai, nyiri magazine uri kuri njye frontline commander. Murabizi neza cyane tubanye imyaka myinshi, rero mbahaye ikaze muri aya makuru ari nako nakina na mugenzi wanjye. Nanjye ndahabaye neza cyane gatanu ku kagenzi kako ni Pacifique nk'ibisanzwe, turi hamwe gatanu nyine kuri gatanu. Ariko muri iki gitondo tugarukanya amakuru akomeye cyane, n'ubundi ni amakuru ajyanye n'uru rugamba ruri kubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bice byo mu Minembwe niho hakomeje kugenda humvikanamo amasasu akomeye cyane, nk'ahitwa Gahororo n'ahantu hitwa Kirumbo ndetse n'ahantu bita Masango n'ahantu bita kwa Nyirankware. Ubu tuvugana ari naho haherutse gufatirwa intwaro 17 zikomeye cyane zafashwe n'aba barwanyi batwirwaneho. Ariko n'ubundi muri teritwari ya Mfizi naho ntago byoroshye nyaboneka, harimo urugamba rukomeye cyane. Imyigaragambyo nabwo yakomeje muri teritwari ya Warikare, aho abaturage bakomeje kugenda bigaragambya n'abasore bavuga yuko bakeneye ko MV3 igira vuba igatabarira mu maguru mashyashya, bitewe nuko bari kugenda bahura n'ikibazo gikomeye cyane. Uwitwa Shabani Ndombo yararashwe ku munsi w'ejo, araswa n'undi mugabo witwa Rukowa Ezekiel. Turaje byose tugende tubigarukaho, ariko kandi turabwira n'andi makuru cyane agiye atandukanye. Uwitwa Chiko Chitambwe ku munsi w'ejo nibwo yarekuwe. Turaje turebere hamwe uyu mugabo yarafunzwe azira iki, byagenze ute kugira ngo atabwe muri yombi aze no kurekurwa, ariko byavugwaga ko afunzwe by'agateganyo. Bagenzi be yabasize he cyangwa se nabo batahanye? Ibyo byose ukeneye kuza kubyumva muri aya makuru. Hanyuma kandi turakubwira ko muri Katana ubu muri iki gitondo cya karekare tuzindutse tumenya amakuru atari meza yuko ibitero bikomeye cyane byagabwe n'iri huriro rwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, bakagaba ibitero kuri mu vetero. Ariko
no ku munsi w'ejo muri Karehe nyine M23 yagize itya ikora umukwa bityo iza gufata iza gufata za Bazarendo zari zavera mu mashyamba ya Kauzibega aho bari bazamutse bazamo muri bira bice n'undi ara mu masantre barangije nyine batangira babura uko basubira mu mashyamba ngo bajye mu bwihisho bwabo birangira rero M23 ibafashe rwa mikono ariko bagenzi babo bazindutse baza kwihorera. Sasa rero bwa Nelson ngira ngo izo ni impfunyapfunya z'amakuru tugiye kugenda tugarukaho barumva ko ari menshi cyane nta kindi basabwa usibye kureba hasi yanditse subscribe hanyuma bagakandaho tukabana neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Ni mukore subscribe nyaboneka mukore subscribe ariko kandi tunabasuza tunabaha nikaze muri amakuru yacu mujye mukomeza mu maye natwe ibitekerezo byanyu abari ingenzi ngo nyine twagiye duhura n'ibibazo byinshi ku macana atandukanye ariko tunashimira abantu bakomeje kutubwira inyuma batigeze batureka mu rugamba twagiye duhura narwo rero ni iby'agaciro. Hanyuma uko nababwiye muri aya makuru turaza ko turi kumwe na Baraka ndaje mushyireho ngira ngo biraza kuba ari iby'agaciro. Hanyuma bwana Pacifique ariko hari n'indi nkuru nabonye y'umugabo bita Tuyisime yatawe muri Tuyisime Ntumba yatawe muri yombi n'ubundi n'uyu nguyu no muri niwo muri ntuze ya niwo mu mujyi n'ubundi wa Rubumbashi yatawe muri yombi kabisa nabyo turaza tubigarukaho siwe gusa batawe muri yombi ari babiri umwe n'umuyobozi mukuru w'intara ya Katanga undi akaba guverineri w'umujyi bose baterewe muri yombi icyarimwe ubwo bikubiye mu makuru tugiye kugenda tubabwira. Yego kure tubahaye ikaze muri aya makuru yacu turebere hamwe rero ibigize aya makuru. Hanyuma mbere ko twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye reka tubanze twumve Baraka nawe nimba hari zimwe muri update yabashije kuba adutegurira. Baramuteneza bwana Baraka. Reka twizere ko rero ijoro ryagenze neza nta gikuba cyacitse. Muri rusange ibintu byagenze neza nta kintu umuntu yashinja Imana kabisa. Ubashije gutera imboni cyangwa se gutera akajisho cyangwa se kuvugana n'abari ku mirwano hakurya ngo kugira ngo umenye uko biramutse kugira ngo twumve uko turi butangirane aya makuru ya mu gitondo. Yes, twabashije kuba twavugana bampa amakuru menshi cyane agiye ashyushye cyangwa se avuga uko urugamba rwagenze cyane ku masaha yo ku mugoroba ndetse no mu ijoro ryakeye uko ibintu bigenda bihindura isura. Sinareka kuvugana nabo kuko nibo bampa amakuru muri rusange kandi amakuru yabo aba yizewe. Ubwo nizere ko rero tugiye kubana muri aya makuru. Hanyuma Passion reka twanzike ubwo ni ya trio ya batatu murabizi ko rero haba harimo amakuru agiye ari amakuru akomeye cyane icyo kintu cyo babanze bacyumve mbere yuko wenda tunayatangira. Ni amakuru akubiyemo ibintu byinshi mugiye kugenda musobanukirwa by'umwariko bijyanye n'urugamba no saa ejo na iki gitondo kuko haramutse imirwano mu bice bigiye bitandukanye. Ubwo cyo basabwa ni kimwe gusa no kudakuraho bakumva amakuru atangiye pakarana. Hanyuma rero bakunzi wacu munyemerere duhere ahangaha muri iyi misozi. Ku munsi w'ejo nibwo twababwiraga ko agace ka Runingu kamaze kuba gafatwa ndetse na Kaziba bakabifata bitewe n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zagabye igitero ku mutwe nyeshyamba ku munsi w'ejo bundi biza kurangira rero mu by'ukuri M23 itakaje imaze gutakaza cyangwa se imaze kubibabariramo ihita ifata umwanzuro ukomeye cyane wo kuvuga ngo reka n'ubundi twataka umujyi wa Uvira cyangwa se turwana urugamba rwo gufata Uvira kuko bari baratuje. Ubu ngubu navuga ko ku mpande zose bwana Pacifique mbere ko twinjira muri update bari kurwana bategereje bagivuga ngo iyi minsi 10 twahawe yo kuba tugumye yo kuba mbese yo kwemeza amasezerano. Ndabona hari atishyire twakuyemo Uvira ndabona hari ku ruhande rwa leta Kinshasa bari gushaka ngo ishire M23 bayikuye muri Uvira cyangwa se muri ibice byose bigize Uvira ariko nkabona basa nkaho bari gusunikiriza M23 nanone kandi ko iyi minsi ubwo yashira afashe umujyi wa Uvira. Ubundi je uko nabonye runo rugamba rumeze M23 isa nkaho itari gushaka kururwana bitewe nuko bashaka kubahiriza gahenge
k'imirwano ikaba ihagaze bitewe n'ibikubiye mu masezerano. Buriya amasezerano kuba barasinyanye amasezerano ni kimwe no kuyashyira mu bikorwa ni ikindi, biratandukanye cyane. Kuba bavuga yuko bo bari mu gihe cyo kuba bakabaye bahagaritse imirwano hanyuma hakabaho kumvikana ku mpande zombi, hakaba nta gahenge kagaragara, bigaragara ko intambara bari kwishoza kuri M23. Ariko M23 nk'abantu bagaragaza cyane ko bakeneye amahoro kurusha ibindi byose, ntabwo bo icyo bagamije ari ukugaba ibitero, kuko kugeza ubu ngubu ntabwo M23 iragaba ibitero n'ahantu na hamwe, ahubwo igabwaho ibitero bikarangira igize gute yitabaye ndetse ikabasha no gusubiza coalition inyuma. Numva ngo M23 iramutse igabye ibitero bwa Nelson, leta Kinshasa ibonye impamvu yo kongera kwitwaza yanga amasezerano. Kuvuga ngo M23 iramutse igabye ibitero yabigabye nyine already bo bayigabye igitero, nayo bayihaye impamvu yo kurwana. Reka twumve Baraka ngira ngo iyi ngingo ntabwo twigeze tuyikubazaho cyangwa ngo tuyivugeho, biragaragara mu buryo ngo cyangwa ubundi yego tugiye kwinjira mu korosenguye kuko nta buduhagarika, nta limite tuba dufite. N'izi update turazibahereza uburyo mvuga ko ari nko gusunikiriza. Ndavuga ko ndwe M23 ni nko kubasunikiriza gufata umujyi wa Uvira, kubasunikiriza mbese ni ukubahatiriza kandi nayo M23 iri kuri icyo gito. Narababwiye ngo wagira ngo Kinshasa harimo umugambanyi ushaka gutuma umujyi wa Uvira ufatwa, kubera ko twarabibonye twese ko iyo M23 yatatse nyine iragukurikira ikajya gufata ikajya guhagarika umwanzi uri imbere. Rero wagira kandi iyo babaretse bagoma muri axe babibereyemo. Rero wagira ngo Kinshasa hari nk'umuntu ukomandinga urugamba, ese nk'umuntu utanga itegeko, nimba ari umugaba mukuru w'ingabo w'igisirikare simbizi, nimba ari gisirikare simbizi, ariko harimo umuntu usa nkaho ashaka gufata bino bice. Mbere ko twanzika Baraka twari tuvuze tuti ko wagira ngo iyi minsi 10 iri buze kurangira ku ruhande rwa Kinshasa, ese baraba bakuyemo Uvira, bakuyemo M23 mu gihe Uvira bayijyanye Bukavu, cyangwa aho M23 irabifasha mu gihe Uvira. Uko bigaragara kose nta bushobozi bwo kuba bakuramo Uvira ngo birukane M23 muri iriya misozi ikikije Uvira, ngo bayirukane Kamanyura bakomeze Bukavu. Ibyo bintu ni ibintu rwose biri kure nk'ukwezi, cyane ko mu kanya ndaje mbasomere update cyangwa se mabwire update maze kubona mu kanya ko harimo n'ibintu byo gusubiranamo. Urumva abantu barimo gusubiranamo ubushobozi bwabo kuri bwo gusubiza inyuma M23 bari hejuru. Ubwo bushobozi ntabwo hari, kandi nk'uko bari kubivuga bashobora kuba bafite umugambanyi, kandi uwo mugambanyi akaba atabikora mu buryo bw'ibanga, ahubwo ari gisegeti uguma ababwira ngo batere barwane bagire ute, agaguma bagiserera mu buryo badashoboye. Bundi hano ikintu bafite kizima kibarengera ni igisirikare cy'u Burundi, nta kindi. Yaba wazarendo baba ba mercenaires bazanye bose bagaragaza intege nke mu rugamba. Rega pasire kamubwire ndango na Baraka twumve ndetse n'abadukurikiye, uzuko muri ya M23 itararwana n'ingabo z'u Burundi, M23 itarazirasa M23 ntago bararwana kandi barasana buri munsi. umva nkubwire aha ngaha M23 Rwanda iri gukonkiringa ishaka gufata ibice, ariko nifata umwanzuro M23 ntabwo irwana ishaka gufata ibice, ahubwo irwana iri kurwana yafashe. Twese turebye mu gihe urugamba uko rumeze, M23 ushaka gufata ibice. None se M23 reka tujye tuvuga tubisobanure neza. M23 iracyari mu bice byose yafashe, ntago kuva mu kwezi gushije kugeza ubu ngubu ntago irigarurira agace na kamwe, ahubwo utwo yari yigaruriye tuvuyemo. Kandi ejo yarafata ibice 2 nyine iri kurumva twafashwe ejo. Oya uvuze ngo ntabwo mbe turi gushaka imaze ukwezi kose irwanira hamwe. Iyo tureke no kubitindaho, twaba tugiye kuvanga abantu cyangwa kubajijisha cyangwa kwigira nkaho atari byo tubamo, tushatse kuvuga ko mbe tutegwa nishaka gufata ibice. None se iri gusaba gufata usigarana no kivuna shite. Reka nkubwire impamvu aho bigeze itari gushaka gufata ibice. Oya ibyo ntabwo twabyumvikana, ahubwo ibyo ntabwo bishoboka. Iri kurwana ishaka gufata ibice, iri kurwana ishaka kumujyo Uvira. Nifata umujyi wa Uvira izajya izafata na Baraka. Ive Baraka iby'imirembwe bitararangira izafata na Mirembe. Nelson yewe M23 ishaka gufata Uvira ibara ifashe kera cyane. Igihe yafataga
Bukavu burya byari kurangira na Uvira yikuyemo, ahubwo habayeho izindi Ariko mpamvu murasetse. zituma Uvira idafata. Nukuri murasetse. Nase Reka tuvuga ko mubaze. ariko we Muvira ananiwe gufata Uvira. Dore ukuntu musetse. Ifite abasirikare, Dore ukuntu ifite musetse. intwaro, ifite buri kimwe. dore ukuntu umusetse ndetse na cyane iyo muvuga ngo M23 ngo ishaka gufata umujyi wa Uvira barawufashe Barawufashe wagira ngo bari kurwana n'abantu bafite ibitika cyangwa bari kurwana n'abantu batari abasirikare. none suri none Agukeka ko ingabo z'Uburundi batari abasirikare batojwe. nkire ndabizi ni nawe mpamvu ndi kukubwira yuko batahaba. Ukeka ko abazarendo batarwana M23 nageze muri za Okatanga. abazarendo uko barwana uko hari filime negeze ndeba ukuntu hari filime negeze ndeba bari koresha nimba ari ibirombo ibya biboro by'amavampire ibi vampire urabona ko bidatinya vampire ntizirukanka ziza ziri kwigura zize ko nta buzima zigira. urumva abazarendo babakoresha nk'amavampire urumva Abazarendo n'abarakiye bagahunga bwana Nelson bagatangira kurasa. abazarendo dore impamvu nkuvuga ngo bakoreshwa nk'amavampire. Abazarendo babasha kuri front line uzacunga mu rugamba umuzarendo akoreshwa kuri front line imbere kugira ngo baraswe urumva kugira ngo baraswe nibaraswa abinyuma cyangwa se nyine ni nko kugira ngo abazarendo baba bameze nk'ingabo ikingire ingabo za leta Kinshasa cyangwa se FDL urumva. Abazarendo rero abo bangaba bari babi cyane ko barwana bameze nk'abiyahuza kandi umusirikare watojwe kurwana n'umusirikare watojwe ngo wo mu nyeshyamba cyangwa se mu 23 kurwana n'abantu nk'abo bazarendo bisaba kwigengesera kuko umuzarendo wagira ngo aba nkaho nta cyari kugira ngo bamuhe isase bajya bamwishe isase kuko bo bakoresha ibimogi kugira ngo bajye ku rugamba banywa ibimogi n'ibiki byose kugira ngo nunamurasa umurasa atumva. Rero kurwana n'uwo muntu ni ikibazo. Nta rusasu rutaryana bwa Nelson. Impamvu ibi bivuze nuko kuvuga ngo nta rusasu rutaryana. Ese Baraka nawe urabyemera ko Twitter rwanda ifata ibice ngo pasi wacu reka nkubwire. Rero ko na gatatu ifata ibice kugira ngo yirinde ibitero bituruka mu ibyo bice. Ariko kuba ibikora byo turabibona gusa kuba itarafashwe Uvira urabona Uvira bababwire uru rugamba ntumazemo imyaka M23 irwana ishaka gukonkeringa ishaka gufata ibice. Ubu tugeze mu kwezi kwa kangahe bwa Nelson? Uretse urugamba rwatangiye turi mu kwezi kwa 7 M23 yafashe Bukavu ryari igeze Nyange zigera kandi ryari hano muri za Kamanyora bamaze igihe kingana ute ku buryo ki wambwira ko M23 bishaka gufata uduce itabarafashe Katogota igafata Ruvungi ikamanuka. None se nibageze Kiriba ntibahanye imbibi na Kiriba none se Kiriba ubwo bayifashe ntibyarangiye no muri Runungo bavuyemo bagasubira inyuma za Sange kubera iki kurinda utundi duce twigarurira. Uri hari impamvu ebyiri bavuga n'umuyobozi yarabivuze wo muri M23 urumva asobanura impamvu batari gufata uduce avuga ko Uvira batabuze imbaraga zo kugira gute kuwufata. Je niyo mpamvu ndi kuvuga uko M23 kuri bitari kurwana ishaka gufata uduce ahubwo iri kurwana irengera uduce yafashe. Bavuga yuko bo batashaka gufata ibindi bice bitewe nuko bari mu biganiro mu gihe bitarahabwa inzira ngo bamenye icyo bagomba gukora. None ibiganiro byarasinywe ntiharafatwa imyanzuro yo kubyubahiriza ngo bajye gufata Uvira urumva ibyo bintu bishoboka. Ahubwo M23 kiri bukore irarinda ibice n'ibinanirana nta kindi kintu iri gukora usibye kugira gute byaro byarangiye usibye kujya gufata Uvira. Reka duha amakuru ari update ku bantu badukurikiye kandi abantu badukurikiye uri abahanga cyane sometimes no kuturusha bizi cyane. Iki rero ntabwo ushaka tuzagutinda kuri ibintu ahubwo Baraka narimo Argentine turebye ku mpande zombi yego ntibigaragara ko M23 bari kwihatiriza gufata umujyi wa Uvira vuba bari kwiyenzaho kugira ngo ninabifata bahita bavuga ati murebe ukuntu bishe ibiganiro bya bindi basabaga n'umuhitamo bikoraho dore bafashe n'umujyi wa Uvira bari kugenda n'uburyo bwo kwiyenza. Impamvu ikomeye ndetse Lawrence Kanyuka ngira ngo abagabo bamaze kuba abanyepolitike kuko M23 ya 2013 ntabwo ari M23 ya 2025 kubera ko politike yabo irakomeye ntijegajega ubutasi bwabo burakomeye ntibujegajega n'igisirikare cyabo kirakomeye ntibijegajega. Ibi byose biruta kure cyane bya leta ya Kinshasa bamaze kubasiga muri byose nubwo bitwa ngo ni inyeshyamba ariko ubona ko hari byinshi barusha ingabo za leta ntaho bihuriye. So rero niyo mpamvu bari kujya batakwa Lawrence Kanyuka agatandika itangazo vuba igitaraganya akavuga ati dore batwatatsa kugira ngo ejo
batazabikira M23 kare batangije urugamba nyuma yo kuvidoha cyane rwose kugira ngo amasezerano batatesha agaciro cyangwa M23 nyine rega uzi impamvu M23 ihita isora itangazo bwana Patrick Baraka iramutse ikoze ikosa akaba ari violating aya masezerano already ibiganiro byahita bipfa already bahita bayita abateroriste. Ikindi cya kabiri umutwe yitwaje intwaro ikindi nubwo muri kuvuga ngo M23 ku gitutu cyo gufata Uvira nayo yafata nubwo bayihereza mu ntoki ntago yagenda ngo iwufate kubera iki kubera yuko baba babonye indi mpamvu karunduro yo gusenya amasezerano no guhindura M23 abantu nyine bameze ukuntu ntabwo yafata Uvira niyo bayifata mu ntoki ukubaka bati kandi bisa nkaho bari kuyihereza nyuma mbere yuko igihe bavuganye kigera M23 ntabwo yahirahira kujya gufata Uvira ahubwo yoyo niyo mpamvu Lawrence Kanyuka ari kwandika cyane ku rwego rwo hejuru avuga aho ibitero biri kubera n'uburyo kiba ari kubigabwamo kugira ngo agaragaze neza yuko M23 nta ruhari iri kugira uzi hano kuri inshuro ko bari kwirwana iyo M23 irwana si we mwari mubivuza mu kanya M23 ukuntu iri kurwana cyangwa se iri kwatakamo iri kurwana ikura umwanzi uri kuyasibira mbese ni kwa kundi urwana n'umuntu wabona unesheje ukirukanga urumva yagukurikira yakirukanka wamukurikira ukavuga ati reka mutegerereza ahangaha urumva ukavuga ati ningo kwa none turarwanira hasi imparenga none wa wundi akagaruka akagusanga agashaka kuba gukubitira yagusanga ahandi mukarwana ukamusubiza ahandi n'undi wari ukamukurikira uko rero ko mbetora igenda ikurikira umwanzi cyangwa se aduye bahanganye niko yisanga mu kandi gace urumva ngira ngo nibyo niko ushobora kuba bisobanura kubera ko umwanzi bakuri hafi isa nisa yakurasa rero nimba umwanzi bakuri hafi isa nisa yakurasa bagerageza gukura umwanzi aho ngaho urumva ubundi hari ikintu nabonye ikintu nabonye bwa Nelson kijyanye n'ukuntu M23 ikoramo uru rugamba iragenda igafata igice ikavuga ati ahangaha turaba tuhafungiye none urugamba ni rwaza rudusumbirije turakora reprise strategique dusubira inyuma tujye hari ariko ntitwemerewe kurengana tugomba guhangana na doyi kugeza tumusubije inyuma hamwe twari turi n'ubundi nibiba ngombwa tuhamurenze hanyuma babagaba ibitero babona bikomeye bagakora reprise strategique mu rwego rwo kunaniza umwanzi wabo bakasa nk'abamuvanga mu mutwe noneho bakagarukana imbaraga nyinshi cyane bamurasa bakamusubiza inyuma tena bakamurenza handi bakongera bakigarukira bagasubira hahandi bura niyo mpamvu ngubwira ati M23 uzumva ibici irimo ibyo yanafashe na mbere nta gace n'akana kamwe irarekura utwo yagiye irekura n'utuntu n'ubundi babaga binjiyemo bakavuga ati tugomba kurwana bakagira nkaho ari ikibuga cyo kurwaniramo ariko ruguru yaho hatemerewe no kuharenga noneho kugira ngo bigende neza reka mumaze muvuge mutange update mufite kadutanga update tugaruke ku busesenguzi inyuma wenda giye reka mbaze mpere hano iwanjye se nubahiriza umurongo wa nyabo ni kuvuga ngo mu masaha yatambutse nibwo twabatangarije ko Runingo ndetse n'akaziba byamaze kuvamo kubw'urugamba rukomeye cyane bikisanga ingabo za FDNB zimwe muri zo twari turi kumwe na Baraka mu kiganiro zihungiye Bujumbura rero muri iki gitondo amakuru avuga ko urugamba City n'ubundi muri Warungu rukomeje kuba ruhinana cyangwa se rukomeje kuba mpaka FDLR Wazalendo FARDC ndetse na FDNB bagaba igitero City muri Warungu bivuze ngo gahunda nuko M23 nanone kandi niza ko kuba ifite izo mbaraga iraza kwegeza inyuma umwanzi mukure muri Warungu kandi gusa Warungu na gace kanini cyane bivuze ngo uru rugamba nubwo bishavuga ngo rugiye kurangira ruracyafite igihe kuko kuko mbibutse ko M23 ni bake cyane cyane kurusha ingabo za leta Kinshasa kandi baba bari mu bice byinshi bivuze ngo akazi karacyari kenshi cyane nuko wenda bashaka gukurikira ngo bafate nyine iyo Uvira nkuko bamaze kubyandika bayikure mu nzira so rero amakuru yazindutse muri update ni menshi cyane ahubwo reka tuguhereho cyangwa reka mu mpereho ngiye mbanze ntanga update ifite wenda zitarasaza amwe mu makuru akomeye cyane ngiye nakurikiranyije nuko ku rugamba ruherutse kubera hano ku munsi w'ejo ku mugoroba rwabereye hano muri Gahororo uyu munsi mu gitondo nibwo noneho ibintu bizindutse byabaye ibindi bwana Nelson byari byakomeye kuko aho bita Gahororo ahantu bita Kirumba ndetse naho bita Masango nanga kwa Nyirankware aha kwa Nyirankware rero niho twirwaneho
ku munsi w'ejo mu ijoro niho bari baraye ariko barara n'ubundi babisikanye na aduyi wabo n'ubundi wari uri hepfo yaho ubu muri iki gitondo rero bazinutse bahangana amwe mu makuru nakuruye cyangwa se amwe mu makuru duhabwa n'abavandimwe batuye muri biriya bice nyine bambwiye neza yuko twirwaneho yazindutse irasa kuri coalition kandi yakoresheje intwaro n'ubundi babambuye ku munsi w'ejo ubwo barwanaga n'ubundi muri turaduce bakabambura intwaro 17 zose za musahada bwa ndetse intwaro 17 za musahada ni nyinshi cyane. Andi makuru akomeye cyane kandi je ubwo ndi kugenda nihuta muri territoire n'ubundi ya Mfizi ni nkaho ari muri ibyo bice by'Imurenge n'ubundi naho harimo urugamba rukomeye cyane ubwo urumva ni mu nzira ziva za Kaziba zerekeza hano muri za Kahororo ndetse na hano muri za Mikeke na hano ku Ndondo ahantu bita ku Ndondo hari ku Kijombo kabisa hari kuberamo urugamba rukomeye cyane twirwaneho yasaranye cyitwa abavandimwe b'abaturanyi b'abarundi bano duhanye imbibi kabisa bigize bafashe urugamba bakarugira urwabo tuvugana bari gukomagurwa n'aba bana b'amadu ariko kandi tukiraho ngaho ko munsi w'ejo ngo kwabwiraga ko saa 9 ziburi minota 5 MV3 ari imaze kwihuza na twirwaneho muri bira bicu ubwo bari bagiye gutanga umusada ku rugamba rwari rukomeye cyane ruri kubera hano muri Gahororo. Amwe mu makuru mfite nuko hano mu Mikenke ahangaye FDLR zino intera hamwe zigiza karakajyahe bafite umugambi bafatanyijemo n'imbonera kure z'u Burundi wo gutsembatsemba ndetse no kurimbura ubwoko bw'abanyamurenge bivuye hasi n'inyuma. Ubu tuvugana rero bahuye n'ibyago bikomeye cyane kuko buriya nta uvumu w'Imana itavumye kuko uw'Imana itavumye nta kintu kijye kimubaho nubwo wamugenza uteriko ntagajya apfa gupfa. Amakuru mfite nakuruye nuko umugambi bari bafite n'ubundi wazimijwe ukaburizwamo tena no ubona nashaka navuga ngo ni ibyiteka kuko MV3 amaze kushyika muri biriya bice ikitwa aduyi cyose twirwaneho n'abantu bamenyereye muri biriya bice n'abasore bahavukiye baba bazi neza naho aduyi aherereye. Ibitero byaramutse hara mu Mikenke habayemo icyo bita amasuku hari ku Ndondo ya Bijombo hari ku Kijombo n'ubundi nyaho hari ya neza hari kuri hafi n'ishyamba rya Kabasha baryinjemo barajagajaga nta kintu basizemo. Amakuru mfite nuko bahakuye intwaro 37 zose bambuye n'ubundi izi nkora amaraso za FDLR ndetse n'ababa mayimayi n'ubundi nabo bafatanyije kurwana n'izi ngabo z'u Burundi hano muri bino bice aho bari bafite umugambi mubishaho kugaba ibitero ku baturage b'abasivile nyine b'Imurenge. Hanyuma bwana Neriso andi makuru mfite ngerekanya soreze rimwe kugira ngo wenda tugende tubisoreza rimwe hanyuma turabanza hano muri Sud Kivu tuze kurangiriza muri Kivu y'Amajyaruguru. Reka ufungiyeho gatuye reka tubanze twumveho gato Baraka wenda inita mushobora kuba twanamurekura. Baraka yego karame rero ubaye nawe ari update wabonye wabanza ukazigeza ku badukurikiye kugira ngo inita tutaza kukurekura utazivuze. Yego reka injiniere hano muri Tanganyika ariko ubu bwato bwa coalition bwaturutse Bujumbura ukaba bwaje kuraswa na M23 gahira muri kino kiyaga abari hafi bamibonye rwose batangaye kandi ubwato bwa coalition bwaturukaga Bujumbura niba ari ibikoresho bwari buzanye niba ari abasoda b'u Burundi bari baje ibyo ngibyo sinabashije kumenya kuko n'abaturage batuye icyo babonye nuko bwarashwe ntibazi ngo harasiwe n'iki kuko bwahiriye mu kiyaga butaregera neza ku nkombe bwerekeza mu bice hafi y'amajyepfo ya Uvira. Andi makuru baravuga Runingu abasirikare baje vuba babandi bururiye za Karemi na za Kindo aba basirikare rwose bari gusubiranamo na Wazarendo hafi y'isoko rya Runingu n'ubundi ngo cyane mu bindi bintu batari kumvikanaho mu rurimi imvugo yabo itandukanye cyane n'iya Wazarendo cyane abazarendo bavuga muri kano gace k'uburasirazuba bwa Kongo ariko nabandi ngo kuba bafite amafaranga abazarendo bamwe nayo bafite ni bimwe mu bintu biri gutuma cyangwa se biri gukurura amakimbirane ari gutuma basubiranamo dore ko ngabagera no muri 17 n'umwe hafi y'iri soko rya Runingu bamaze kuba basiga ubuzima biturutse no gusubiranamo bavanze abazarendo n'abasirikare baje vuba mwe bururiye amato za Karemi. Andi makuru aravuga agace ka Tema drone za M23 zongeye kuzamurwa mu buryo bwo kureba amakuru cyane
kano gace ka Tema ngo kugira ngo barebe mu birindiro by'abacancuro uburyo bari kwitegura cyangwa se uburyo niba bashobora kubagaba ibitero mu gihe cya vuba. Izi drone ngo zarebye zazamutse mu kirere ziriya makuru gusa zongera zisubira hasi, rero 23 n'izi niba bamaze kuyabika cyangwa se bayahushije. Ibyo nibo babizi muri rusange. Icyo amakuru yangiraho ni uko izi drone ngo zazamwe hagamijwe kureba mu birindiro by'abacancuro b'Abanyakolombia bari hano Tema. Andi makuru ari kuvugwa Rucuru. Rucuru agisi ya Binza Generale Dani uyu mujene wa Wazalendo ndetse n'abayifudere benshi baramwubaho muri kano gace ka Rucuru. Bagiye bavuga ko batorotse cyangwa se babashije gucengera mu mashyamba no mu biturage bamwe bakuyemo za uniform, ariko ubu bamaze kwisuganya baje gusanga umuyobozi mukuru baba bafite umujenerali ari nguyu witwa Dani. Aba bagabo ngo bari guhigwa bukware n'ubundi muri kano gace ka Rucuru muri axe ya Binza, kandi amakuru hari nyine umuyobozi wabo kuva yamenyekanye nawe ari guhigwa kimwe n'abandi kurusha abandi bose bagiye bamurinze. Aha ni muri Binza axe ya Binza mu gace ka Rucuru. Andi makuru aravuga muri shoferi ya Bwisha agace ka Busesa teritwari n'ubundi nayo ni ya Rucuru hafashwe no kuvuga ngo M23 naho yabashije kurwana na coalition ndetse ahangaha muri teritwari n'ubundi ya Rucuru ari naho twavugaga ko FDL na Wazalendo naho bari guhigwa bukware. Ndetse neza Rucuru centre yamaze kuvamo kera cyane na gome tarafatwa, ariko hari abagiye bacengera. M23 rero yamaze gufata agace ka Busesa ubu yakararanye kubw'impamvu z'umutekano wayo kugira ngo batazajya baturuka Busesa batera muri centre ya Rucuru. Murabizi ko centre ya Rucuru ni umujyi munini, urumva udakuyemo agace ka Busesa ngo niho aba barwanyi n'ubundi bari kusanyirije bahageze indiri yaho. M23 yamaze kuba yabirukana kugana gace irongeye igafata mu bundi buryo cyangwa se ikirukanamo abacengezi, niko navuga. Umujenerali witwa Janvier Karayire muri APCRS uyobora cyangwa se APCRS yamaze kuba ngo yabwira abarwanyi be ko ibyo by'amasezerano y'amahame aganisha ku mahoro ngo ari iby'abantu bakisha cyangwa bitareba Wazalendo. Ndetse twigeze kubiganiraho mu biganiro bishize tuvuga ko aba Wazalendo bashobora kutazemera ibi biganiro by'Idoha. Ibi niyo byatangiriye kuri uyu Janvier Karayire ngo ku munsi w'ejo yabwiye abarwanyi ngo ibi ngibi ntibitureba rwose, ibyo ngo sinzi n'ibyo ari byo muri abantu bakisha ndetse na M23 ariko twe niturimo. Yabwiye abarwanyi ko bagomba gukomeza imirwano kuri M23 ngo kugeza bayikuye mu bice byose bagiye bigarurira, ariko abantu barasetsa we. Biba byatewe ni bya biyobyabwenge mwavugaga mu kanya bamwe bumva koko bizashoboka. Karayire Janvier Karayire uwo mugabo nawe ubwe nta nubwo wamenya ngo ari hehe, nta nubwo agifite Abazalendo benshi, kuko ubu niwe yarayoboye Masisi yose kuva na kera cyane. Amwe mu makuru ngenda mukuruyeho ni uko yayoboye teritwari ya Masisi ngo na FARDC yageragamo gake gashoboka, ari we wenyine uyikontrola. None ubu tuvugana arabwera none ari kuvanga amasezerano nta mureba ute, kandi Wazalendo ze zarashije izindi zigatatana zikamera ngo inzuki zibuza umwami zibihinduka ibiyugira. Bamwe baburira mu bice byayo mu 23 abandi bajoininga mu vetro wangira ngo murabizi cyane. Uyu mugabo ubwo ari kuvuga uko yishingikirize bano barwanyi ba Doshimirai buriya bari kumwe regara muri za Warikare ni haherereye ko biri kose ni haherereye naho magambo abavuga ayavuga ari ariko mu by'ukuri uyu mugabo nta mbaraga gifite, ntazo asa n'uwasenyutse kuko nta basirikare besha gifite. Ubundi bavugaga ko muri FARDC umujenerali yaba Otprokarame wahungiye ku wundi amapeti yose ahita yakurwaho akagenda kubaha uwo yahungiyeho. Nuvuga ngo nubwo bimeze uko Janvier Karayire yararenze kuri uyu mugabo bita Doshimirai, ariko daramuyoboye tegereze turebe. Andi makuru ari kuvuga ni ukuvuga ngo Warikare drone za M23 zongeye kuzamurwa cyane mu gace ka Numbi. Izi drone muzaze kongera kumarwa nazo nta kintu zikoze. Amakuru ahari nuko ngo nazo bashakaga amakuru nkuko muri Kivu Kivu naho byabaye. M23 biragaragara ko imaze kugira ikoranabuhanga rihambaye cyane ko drone zayihura murano ziraswe, ariko kwa Russia zizamura zitaraswe.
ibyo aricyo bavuga kuri ingingo mbere yuko dukomereza isake. ngira ngo umutwe w'inyeshyamba kuri drone zabo nk'uko twagiye tubibabwira na drone ndetse n'intwaro zabo wari wumva ari intwaro za M23 zafashwe se wapi rero byo kuvuga ngo barazamura drone ngo ntiraswe ariko ngo leta ya Kinshasa azamura drone ikaraswa aya matware yo muri Nord Kivu na Sud Kivu na izindi za Salama rero mu kubarasa ni ubutasi bwabo bwamaze kumenya ko drone igiye kubizamuka cyangwa ni n'ubuhanga mu kurasa reka ngabo za leta Kinshasa nta buhanga bafite mu kurasa urumva ariko ku rundi rwa M23 ni abahanga mu kurasa abahanga cyane rwose ngaho simbuka bisa nk'aho ari ibintu bazi bibama mu maraso simbuka iyo isake ari iki isake rero murabizi ko ari agace n'ubundi kagenzurwa na M23 ariko aka gace ugakomeza kugenda kagaragaramo aba FDNB bagiye bakoramo uniform igihe isake yafatwaga mu gihe cyashize hanyuma aba bagabo ngo bifashishe ngo leta cyangwa se ubuyobozi bwa FDNB bwarasabye gukoramo uniform ngo bazakore akazi k'ubutasi mu gihe kugira ngo bazarebe uko bisubiza kino gice ibyago bagize nuko M23 yose ikomeza ikagira mu birometero byinshi cyane aho n'ubundi tugana igeze hafi cyane ya za Uvira. Aka gace rero ngo hafatiwemo abarwanyi bageze muri babiri mu ijoro ryakeye abangaba bakaba birongera ku bagera muri 28 bagiye bafatwa mu bihe byashize ubu munsi ubu tuvugana muri aya makuru bamaze kuzura 30 bigaragara ko ari umugambi wari wateguwe ngo mu buryo bwo kugira ngo bazabashe kuba intasi badaturutse ahandi urabizi mu gihe cy'intambara y'abasirikare iyo abantu baturutse ahandi muri ako gace bakaza n'abaturage baravuga ati twabonye abantu zitazi ariko iyo bari bahamaze iminsi biraborohera cyane kuba bafata amakuru bakanayatanga iyo niyo strategy bari bakoresheje ngo reka tuhagume tuzatanga amakuru uko byagenda kose isake yongere yisubizwe ni ukuvuga ngo ibyago bagize M23 ishigera mu birometero byinshi cyane ku buryo n'ubundi baje kwisanga biyagoye cyane ariko n'ubundi bagiye bafatwa umukuru umwe uyu munsi n'iki gitondo tuvugana baje kuba buzura 30 bafatiwe muri kano gace ka Sake bashinjwa ubutasi bw'ingabo z'abarundi abangaba rero bakaba baragiye bafatwa mu bihe bitandukanye aho ku munsi w'ejo bafashwe babiri bikarangira buzuye bagera kuri 30 bafatiwe mu gace kamwe ka Sake nanga rero nasoreza update zanyu sinzi niba ari kintu bavuga kuri zino ntasi zagiye zitongera zikabona byazirangiriyeho ntabwo navuga byinshi ku bw'amasaha dufite ariko dufata reka ndeke pasi nawe agaruke kuri update ayihutira noneho amufite izindi ngingo ebyiri zonyine gusa zo kuganiraho zigaragaza ko aya masezerano yagaragaje intsinzi ya M23 amasaha dufata turaza kugaruka tuyiganiraho ariko aya masezerano twashaka kureba ko yamaze kuba agaragaza ko ari intsinzi ya M23 kuko already aya masezerano ahita agaragaza ko M23 ari abakongomani mu gihe bari bavuga ko ari abanyarwanda iyo nayo ni intsinzi okay nicyo nashaka tuganireho ndetse n'uburyo Kisekedi yaravuze ngo jamais et jamais ntago azigecana na M23 ngo banze kuzi bizakute kera kabaye rero bikaba byarabaye hanyuma nari nababwiye yuko abaturage bose bo muri territoire ya Walikale bagize batya ku munsi w'ejo nibwo byabaye bwaniriso barigaragambya ati M23 muri mu biki ati muri mu biki ko mutaza mu bitabare ko mubona tugeramiwe aho rero ni muri groupoma kabisa ya Walo wa Nyungu Walo wa Nyungu ako gace kakurya mu ishyamba yego aka gace rero niho bigaragambya bati mubari nako muheraho hanyuma rero kera kabaye M23 babaye nk'imana yabo urabagiye kuvuga yabumvise mise numva makuru avuga ko urugamba rwazindukiye nyuma yuko ubabasabye ku munsi w'ejo gusa ati mugire bwango twe nta ntwaro twafata ati ibyo bintu Kinshasa byihorere ntago dufite gufata intwaro ibyo batubwira byose ntitwabyemera kuko twarabanye turabazi hanyuma rero amwe makuru akomeye cyane avuga ko M23 hari uducigiye kugifata itaturwaniyemo bitewe n'iki bitewe n'abasivile b'abaturage bitewe n'ibyo bari kugenda bahura nabyo nyuma yuko leta Kinshasa ifashe intwaro amagana ikazihereza abazarendo ikazihereza abaturage batangiye ubwabo kwibana ndetse no kwicana kugeza ubwo bamwe bahaga abandi baravuga ati ibintu ni bibiri M23 muze mu dutabara cyangwa intambara tuyitangirire urumva niba imyigaragambyo yatangiye kuba hari ikiba cyagize gute cyahindutse noneho ikirenze kuri ibyo ahangaha muri iyi groupoma ya Walo wa Nyungu hahise haza kwicwa umugabo bita Shaban Ndobo
uyu mugabo yapfuye yicwa n'umuzarendo witwa Rokowa Ezekiel. Abangaba bose bicanye ku munsi w'ejo, ariko uyu muzarendo we aza kugira gute, aza kuba wewe ni muzima, gusa yishe uyu muyobozi n'ubundi umushefu kutumye wo muri ibyo bice muri rusange, kugira ngo biri kugenda byumvikana. Hanyuma rero nari nabibabwiye n'ubundi ahangaha muri teritwari ya Warikare kahitwa Pinga, umugabo Janvier Karayiri akikomanga mu gatuza yabivuze ku mbaraga za mugenzi we, mugenzi w'uyu nguyu Gidoshi Mirayi, uyu nguyu ubarizwa hano muri Pinga, mu gace kamwe nubwo bagasangiye na M23. Uyu mugabo rero agira ati, aravuga ati nta mpamvu na rimwe twe tuzigera twebera ibiganiro nka Bazarendo, ati tugomba gukubita aduyi ngo tugakubita muntu nk'umunyarwanda nyine ngo bakamukubita akavana ngo mu nzira. Ariko reka mbabwize ukuri kw'Imana, ibintu byabaye kuri uyu munsi bisa nka byabaye ku mugoroba mu ijoro ryatambutse, byari biteye agahinda kabisa, kuko Bazarendo zagize gutya ngo zigabye ibitero. Amwe mu makuru nakurikiye nuko nta numwe yabashije kugira gusubira inyuma, baje guhura n'ibyago bikomeye cyane. Nubwo twavuze ngo M23 ntabwo ifite gahunda yo kwigarurira uduce, ariko aho ngaho ni mu gice cyo muri Uvira kubera impamvu runaka zigaragara, ariko ahandi M23 igomba gukubita ikareka wenda gufata Warikare, ariko byibura igahashya duyi ikamwereka yuko batanganye imbaraga cyangwa se ubushobozi. Ahangaha rero habaye icyo bita urugamba rw'imbaturamugabo. Ahangaha niwe M23 agaragarije ubushobozi bwayo, ndetse no kwereka ko Bazarendo nubwo batuje n'ibyo babakora ibyo ari byo byose ari ukubera kubihorera. Ati turamutse tweguye ku ntwaro zacu mwebwe twabakubita umunsi umwe gusa. Nibyo byabaye rero, bakubitwa ishuro no muri iki gitondo barabazirutse bavuga ngo bagiye gukora icyo bita kwihorera Bwana Nelson, ariko ntabwo bibakundiye kuko bakisunutwara za mpeti bahise bahura n'ibyago bikomeye cyane byo kuraswaho na M23. Hanyuma umugabo bita Chiko Chitambwe Kinshasa yarafunze, ariko afunzwe by'agateganyo. Abo tuvugana yarafungwe ku munsi w'ejo, ntibaramenyekana niba asubira mu nshingano ze nk'ibisanzwe cyangwa se wenda zihagarikwamo bitewe n'uko yaketsweho kuba yagirira nabi umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi, nyakubahwa perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agafunganwa n'abari abagenzi be bageze muri 3, ngira ngo urabazi, harimo n'undi ufunzwe vuba, tutari bugaruke wenda bitewe n'impamvu z'igihe. Ariko uyu mugabo yaje kuba arekurwa, dutegereje kuza kureba neza yuko uyu mugabo ari busubire mu inshingano ze. Ese Bwana Nelson, amakuru ya Masunzu warayamenye? Uriya munyagwa nta nubwo yigeze afungwa, nta n'icyaha aregwa, ahubwo amwe mu makuru nakuriye y'ubwino ngo amakuru avuga yuko uyu mugabo ari uri gupanga operation mu ibanga, ari mu bwiru ni hari gukorera ngo kubera ko ari guhigwa na M23. Amakuru ya Masunzu n'ababwiye ngo hano harimo fact ebyiri. Uyu mugabo ashobora kuba yarashyizwe hasi, yego nibyo, cyangwa se yarashyizwe umusirikare w'ibanga kugira ngo adahigwa, ahubwo agapanga ama operation atuje nta kimwe, nta gihunga kimuri. Amwe mu makuru namenye nuko uyu mugabo biri kuvugwa ko ngo byamenyekanye ko M23 yamushyizeho drone, urumva bimwe bakoreye, bimwe yakoreye makanika ntubizi, ibyo rero bashatse kumukorera. Uyu mugabo amenye yuko ari kunekwa, biba ngombwa ko akoresha amakuru nkariya kugira ngo tumuvuge n'ahandi hose bimenyekane, no muri M23 bigeremo yuko yashyizwe hasi, kandi ari uri gupanga operation zose ziri gukorwa mu ibanga rikomeye yihishe, kuko wa muyobozi bavugaga ko bashyizeho hari urabona se. Kugira ngo turekure Baraka, reka tumubaze ku kibazo kimwe cyonyine, ubundi tumurekura afite izindi gahunda zindi agomba kujyamo. Baraka, dusoza kugira ngo turekure, turebere hamwe ano masezerano y'Doha. Yego, turebere hamwe ano masezerano y'Doha. Hari uburyo bigaragazamo intsinzi ya M23. Aya masezerano y'Doha ntagaragaza intsinzi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23.
aya masezerano nta kindi agaragaza uretse intsinzi ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 n'ikimenyimenyi abo ku ruhande rwa leta bari baranze gusinya iyo abantu b'ikatari batabajomberamo kari akantu k'ingingo ya kane ntibari kubyemera. Ibi rero bigaragaza ingingo zose zigize aya masezerano, nawe ukimara kuyasoma tubona ko ari intsinzi ya M23. Ngaho ibaze gucyura impunzi, ibyo leta Kinshasa yahoze yamagana ivuga ngo bari n'abanyarwanda bagiye iwabo mu bareke bagume iwabo. Ngaho ibaze kuba urose kuguma hari ibyo leta Kinshasa bari ivuga ngo nibasubire inyuma ngo bakuri ibice byose bafite, nuko ngo ari amasezerano muri rusange bivuze mu tamake agaragaza intsinzi ya M23 ndetse n'ikimenyimenyi leta ya Kongo ntiyari kuyasinya batayishyiremo ya ngingo ya kane ivuga ko igihugu kigomba kugenzura ibice byose byacyo. Hari naho hagiye hazamo impaka zitandukanye ngira ngo twabigarutseho ku munsi w'ejo, ariko muri rusange abantu bose bayumvise bahise bavuga bati intsinzi ya M23 irabonetse. Ibi biba nyuma y'uko Patrick Muyaya mbere y'uko amasezerano asohoka ko yasohotse ku masaha ya 5 hano i Kigali hari 5 no mu Burasirazuba n'ubundi n'Igoma bumva hari 5. Ubwo amasezerano yasohokaga mbere gato yaho mu masaha 3 gutyo nibwo Patrick Muyaya n'ubundi yari yabanje kuvuga intsinzi ya leta ya Kongo ngo amasezerano y'Ikatari ngarimo intsinzi, ariko amaze gusohoka abantu bose barayumvise bumva ko nta ntsinzi ya leta ya Kongo irimo, ahubwo ari intsinzi ya M23 bwana Nesi. Ubwo buryo rero nasobanuramo ko iyi ngingo ni ndende. Ni ndende cyane, tuzajya tugenda twigarukaho gato gato. Ingingo ni ndende, reka dusoreze ahangaha mu makuru yacu tubaza ko neza amakuru yacu arambuye mu masaha y'igicamunsi. Yego, reka gushimira wakoze kudushimira nawe. Wakoze cyane bwana Nesi. Amakuru yacu nakagaruka turebera hamwe udusubira misozi imisozi ya Uvira ariko igeze kuri 3 niramuka ivuyemo uburyo umujyi wa Uvira uhita wikuramo mu buryo cyangwa ubundi. Ntabwo babagabo na nimbavuze wenda turabavuga mu makuru ya Chata. Abaye bagabo aba bafunzwe b'abayobozi harimo meya w'umujyi wa Lubumbashi, hakabamo n'umuyobozi n'undi w'intara ya Katanga. Bafungiwe umunsi umwe. Turaza kubigarukaho. Mwakoze rero amakuru tunagaruka. Bye.